Ndagushuhuje wowe wubatse cyangwa ubiteganya. Akenshi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, abantu bubatse cyangwa se abatarubaka ariko babiteganya, uba usanga hari ibibazo bitandukanye bagenda bibaza, cyane cyane binashingiye ku mabanga y'urugo. Ayo mabanga ari akenshi ntabwo akunze gushyirwa hanze mu buryo ubwo ari bwo bwose cyangwa se umuntu yishakiye, kuko n'imico itandukanye ntabwo iba ibyemera. Gusa hari ibibazo bimwe tujya twibaza, ugasanga akenshi kubihuza bigorana, cyane cyane ko abantu bubatse cyangwa se bashakanye baba bafite uburyo babayeho mu buzima bwabo bwite. Urugero rw'ibyo bibazo rero ni nko kuba abantu bibaza bati ese abubatse dusabwa kubonana ryari? Mbese hari urugero ntarengwa umuntu atajya munsi? Ese ni buri saha, buri minota 30, buri masaha 6, cyangwa ni buri munsi? Uyu munsi rero nishimiye kugusangiza ibyo nasomye ku rubuga rwitwa pourquoi.fr. Hakaba hari inzobere z'abaganga zagerageze gukora ubushakashatsi ku mabanga y'abubatse, bakaba bavuga ko rero kubonana kw'abashakanye ari ngombwa. Gusa urugero rwatanzwe n'abo baganga rugaragaza ko byibuze abashakanye bakwiye kubonana rimwe mu minsi 3, ni ukuvuga 3 mu cyumweru. Ibi rero ngo bituma abashakanye barushaho kwegerana, ndetse muri icyo gikorwa hari bimwe biba mu mubiri wabo bibafasha. Urugero ni nko gutuma umutima utera neza, ukanavura imwe mu misemburo, ndetse no ku mudamu hakaba guhorana akanyamuneza. Ariko se abashakanye babatwa n'imibonano mpuzabitsina, sexual intercourse addiction? Ubwo bushakashatsi nta kintu kinini bubivugaho, gusa bagaragaza ko iyo couple iri ku rwego rumwe nta kibazo. Urugero, niba umugabo akenera umufasha we inshuro 2 ku munsi, niba umufasha akaba ari zamukeneraho, aho ni sawa cyane. Ariko niba umugabo akenera umugore inshuro 8 ku munsi, mu gihe umugore wamukeneye 3, biba ari ikibazo. Cyangwa se umudamu akaba akenera umugabo we inshuro 5 ku munsi, umugabo yenda abikenera 1 cyangwa 2 gusa. Bakaba batugira inama rero yuko abantu baba bakwiye kwegerana bagashaka igisubizo, cyangwa se hakagira uhindukira mugenzi we, kubera yuko twese dushobora gukosora ibitajyanye cyangwa se ibidakunze ako kanya, ariko buhoro buhoro ukagenda ubikosora kandi bikazageraho bikajya mu buryo. Icyo gikorwa rero ni icy'ingenzi, kubera ko nk'abubatse kiduha umunezero wuzuye. Nayo mpamvu biba bisaba yuko abantu baregera neza iyo gahunda kugira ngo igende neza, kubera ko biba bisaba kwishakira umwanya uhagije, igategurwa kandi igakorerwa ahantu hatari akaduruvayo, urusaku n'akandi kavuyo, nk'uko abashakanye benshi babihugukiwemo. Ndagushimiye rero
niba hari igitekerezo wanyunganiraho muri ubu buzima busanzwe bw'abubatse, ntutinye kugishyira muri komenti, hanyuma ukore subscribe na like na sharinga n'abagenzi bacu baduha ibindi bitekerezo kugira ngo dushobore kuguma kubaka imiryango yacu. Urakoze.